nongere mbasuhuze ni Esther umuhuza. Ikiganiro ni ukuri kwanjye. Ubushize twari turi kuvuga ukuntu channel tugiye kujya dukora ku bijyanye na relationship, ibibazo tugiramo byinshi nyine tugenda duhura nabyo mu rukundo. Rero nagiye nganira n'abantu benshi batandukanye, bagenda nyine banganiza babyumva batese urukundo nyine barubona gute. Haza kugira reka mbyite wenda nk'ikiganiro nazavugaho, bambwira ku kintu kijyanye no kuvuga ngo ese ni wenda utandukanye n'umuhungu cyangwa se ugatandukana n'umukobwa we w'umusore, mwarakundanye imyaka myinshi. Umuvandimwe we yambwiraga ko yakundanye n'umuhungu bakundana imyaka igera muri 6, bakundana imyaka 6, ariko nyine baza kuza gushwana, nyine biba nyine ibintu bibi cyane, kandi mu by'ukuri famiye zabo bose bari bagiye baziranye, baratangiye kujya basurana mu myaka 6 n'imyaka myinshi. Mu gushwana rero baza kuza gushwana, umuhungu nyine amukatiye bibi cyane. Umukobwa rero we byaramunaniye kubyikuramo, avuga ati ndagerageza ahandi hose nkumva wapi bikanga, mbese tujura ahora nyine yiyumvamo ko byanga bikunda azasubirana n'uwo musore. Nshaka ko tuganira kuri iki kintu, ese gutandukana n'umuhungu cyangwa se umukobwa mwakundanye nyine igihe kirekire, uba wumva bishoboka ko mwazasubirana nyine ukumva yuko niwe wawe, cyangwa se uba ukwiriye guhita ubivamo nyine ukishakira ubundi buzima? Ntabwo nzi wowe uri kundeba uburyo ki wenda ubyumvamo, ariko njyewe ku giti cyanjye nk'inama namugirira umuvandimwe wampaye nyine ubutumwa, inama namugira ni uko niba yarakatiwe bibi cyane bakamubwira ko batagishaka kongera kumubona mu rukundo, nawe namugira inama y'uko rwose yarekera. Ntabwo urukundo ari aho ngaho ruba rurangiriye, ntabwo urukundo rurangirira ku muntu umwe, ntabwo urukundo umuntu umwe arahora nyine yakakuyoboye. Ntabwo nzi, wenda muraza muzambwira muri komenti, ariko ntabwo niba yaragerageje, ntabwo umuntu wamukundanye imyaka 6 muba muziranye pe. Akwiriye kwimenya, akiyitaho, kandi akumva yuko ubuzima bukomeza. Ntabwo numva yuko ubuzima bwe bwarangiriye aho ngaho, nshuti yanjye. Ntabwo ubuzima bwawe bwarangiriye aho ngaho, ntabwo ukwiriye nyine kwiyanga, ahubwo ni igihe ni iki ngo wiyiteho, wikunde, wumve ko nyine nawe ufite nyine imbaraga n'ubushobozi bwo kuba watera imbere, kandi nanone ntiwumve yuko urukundo rwarangiriye aho ngaho. Gusa icyo nagusaba kiruta ibindi ni uko ntabwo ukwiriye kuba umwanzi we. Wiba umwanzi we, kuko mu myaka 6, nshuti yanjye, ntabwo uba warapfa gusa. Umuntu ntabwo akubera mubi gusa ngo wumve yuko niba mutandukanye muba mufite icyo mupfa, wenda cyahoraga kisubiramo, ariko ntibivuze ngo twapfuye ko wenda yanshiye inyuma, wenda guca inyuma inshuro nyinshi nk'uko wabivuze, ariko ntabwo kuguca inyuma niba wenda ari yo defo, hari n'ibyiza nabyo yagukoreye byiza. Rero wimugire umwanzi ngo wumve yuko mwatandukanye, ibintu byabaye ibintu biteye ubwoba, wumve yuko ni umwanzi wawe ukomeye, wamwanze, wamurakariye. Ntabwo ari ngombwa ngo umwange, oya, wimwanga, ukumva yuko ari umwanzi wawe, kuko ntabwo igihe ari iki ngiki ngo wumve yuko ufite kumwanga, ahubwo ufite kumukunda, akaba inshuti yawe, kuko hari icyo avuze mu buzima bwawe.
ariko nanone wikwiyumvamo yuko byanga bikunda agomba kuba boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe ku musore, ahubwo nabe inshuti yawe bitewe mbese n'agaciro wamuhaye mu buzima bwawe, aba inshuti yawe isanzwe, ni umuntu muziranye nk'uko umenyana n'abandi bose, utahemukira utagirira nabi, ariko kandi nanone ntabwo akiri girlfriend wawe. Ntabwo biri ngombwa wenda ngo mvuge ngo genda ngo ushakishe uburyo ki, hari bamwe bajya bavuga ibyo bintu njya bikurikirana, wenda namwe murabizi, mwajya bavuga ngo niba ngo umusore muvuye mu rukundo cyangwa se umukobwa, nimwe bita body revenge, ngo ngiye kwiyitaho, ngo nkore umubiri, ngo niba ndi umukobwa ngo nambare neza, ngo mbabaze ngo boyfriend twatandukanye, niba ari umusore ati ndajya muri gym, ati ku buryo niba taranze ifite amatuza ebana nzagaruka noneho mukubitira mu nkokora. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo biba bikwiriye cyane ku giti cyanjye, ahubwo icy'ingenzi ni ukumwereka yuko izo mbaraga ubaye uzibonye, icyo kintu kiba gikomeye cyane kurusha kuvuga ngo urakora ngo ni body revenge. Uramutse ugize imbaraga zo kuba wajya nyine umubona ukamubona like nk'umuntu nyine mwamenyanye, nkaho wagira ngo ni nk'umwana mwareranywe, ni umuntu nyine, ni umushuti wawe uri aho ngaho usanzwe, ntukamubwire nabi, umutunge muri nimero byanyu byo kuvuga ngo wise umusiba ngo nimero ye yayisibye ngo urajugunye, oya, mureke umutunge nimero ye, niyo atakwandikira nawe ntumwandikire, ariko niba abona poste zawe arazibona, abone udapostinga amaganya, abone nyine uri aho nta kibazo wigeze ugira. Byonyine birahagije kugira ngo mubeho nkaho nyine yaragukatiye, aragukomeretsa, akubabaza n'umutima, akwereka ko ntacyo uri cyo, ariko wowe mbese muhimishe kumwereka yuko nta kibazo ufite na kimwe, ntacyo wigeze umugiraho, nta kibazo wigeze umugiraho, kuko waramubashye kandi uramukunda kandi uha n'agaciro imyaka mwamaranye. Gusa icyiza kiruta ibindi ni uko utatekereza gusubira mu rukundo nawe, ubwo keretse agusobanuriye akanaguha impamvu zifatika yuko nyine zatumye nyine akubwira nabi gutyo. Gusa ntabwo ari ibintu nashyigikira byo kuvuga ngo muvuye mu rukundo, mwari mumaze imyaka 3 mutari mu rukundo, haciyemo umwaka, haciyemo imyaka 2, yigiye mu rundi rukundo, ashaka kujyayo koko akabona yaretse hari umugani bajya baca ngo ubureka umugore nyine uguguna igufa ukazana ururimi irabunguri. Ashaka kureka wenda bitewe n'ingeso runaka yakubonagaho, yagira ahandi ajya nawe agasanga aho biri hejuru cyane, akakugarukira. Turi abantu twese, iyo usanze nyine akiri urwo rukundo rwe ukirufite, mufite kubabarirana, nta mpamvu yo kugira ngo wumve ngo ntabwo niko njye mbyumva. Uwo mukobwa wamaye iki gitekerezo bibaye ngombwa ko nyivugaho, ariko inama yanjye ni iyo ngiyo, bikwemera yuko agusuzugura ngo ukomeze kumwirukaho, yaragukatiye nyine, hangane, ariko icyiza ni uko bimufata nk'umwanzi, kuko waramukunze, wamuhaye umwanya, so ubimufata rero nk'umwanzi, umugira umwanzi, ahubwo umva yuko nyine ni umuntu nkawe, twese turi abantu kandi turakunda. Iyo bibaye ngombwa ko tuva mu rukundo, habaho kubabara, ahubwo nyine gerageza wakire icyo kintu urimo cy'ububabare, ubwumve, nurangiza nyine ugende nyine ugerageza urebe ikintu ujya ukora kikagushimisha. Niba ari gusohoka usohoke, niba ari kuganira n'inshuti uganire n'inshuti, si ngombwa ngo ugende buri nshuti yawe ibwira natandukanye n'akanaka numva byananiye, wapi, wanasohoka rwose ukumva urishimye, ahubwo za nshuti ukabwira ndashaka ko dusohoka, mugasohoka mukishima, ariko nyine ukabyimenera ku mutima wawe, kandi ukanesha kugaragaza bwa buribwe bwawe, bw'ububabare bwawe. Niho hantu ahubwo ubu usa nkaho umweretse yuko uri umunyembaraga, akabasha kuba yabona yuko nyine uri umunyembaraga, nta kintu na kimwe
mbese ntacyo yakoze, ntabwo yigeze agukubita hasi ngo ugere hasi cyane, kubera yuko ibyo yakoze nyine wagerageje kubibona uranabyakira ntibyakurenga. Iyo niyo nama nakugira. Simbiza abakunzi bacu bazatugira inama babicisha muri comment, ariko nongeye kwibutsa ukuntu ikibazo cyari kimeze. Ni umukobwa yakundanye n'umuhungu, bakundanye imyaka 6, umutipe ngo aza kumukatira cyane, bibi cyane. Murabyumva, buri muntu wenda buranumvisha impande zombi nibwo namenye ukuri, ariko nuko we buriya aba yamubwiye ikibazo bitewe nyine nuko nyine nawe acyumva. Umuhungu nyine yaramukatiye cyane bitewe n'uko ngo yajyaga anamuca inyuma. Ni ukuri kwabo njye ntabwo mbizi, ariko niko uyu mushuti wacu yambwiye. Rero inama nabagiriye niyo ngiyo. Nawe hari inama wamugira, ushaka kumubwira uti umva rekana n'uwo nguwo. Abahungu barahari benshi, hari n'undi noneho wumva yuko iyo ushwanye n'umuntu ahubwo uhita ujya mu rukundo rushyashya. Hari abantu bajya bakora iryo kosa, akumva yuko nyine niba ashwanye n'umuntu yakundaga agomba guhita ajya mu rundi rukundo kugira ngo abashe kumwibagiza wa wundi bakundanaga. Inshuti yanjye, icyo kintu ni kibi cyane, kubera yuko ubusa nkaho usinzirije ubwonko, ubusa nkaho ushaka nyine kwibagiza, ariko ushaka kwisanga wakunze uwo muntu nyine byaje, ariko mu by'ukuri amarangamutima yawe ataramuriho, ahubwo washatse kugira ngo nyine umutima wawe wumve yuko urokipe, urukundo rwawe rufite ahandi hantu ruri, ariko mu by'ukuri uba wihemukiye cyane. Kuko nyuma y'igihe, kuko uba warabikoze atari ibintu byari bikurimo, nyuma y'igihe ni hahandi nyine uba ugiye kubabaza uwo wundi wazanye mu rukundo, kandi mu by'ukuri wowe wari ufite ikintu uri kurengera mu mutima wawe, ariko we atakizi, bikarangira nawe abaye nka wa wundi wagiye uhunze, nawe umukatiye cyangwa se umuhakaniye ko nta rukundo mukirimo. Ni ibintu rero bikwiriye kwitondera. Njye mba numva niba uvuye mu rukundo ufite nyine gufata umwanya uhagije, ukihangana, ugatuza, ukabanza ugasubira ku murongo, ukabanza ukiyitaho, ukabanza kumva ko nyine umutima wawe utuje, ukongera kumva yuko wabasha noneho kongera guhitamo umuntu ujyanye n'amarangamutima yawe, urukundo rwawe rwagiyeho, apana kuvuga ngo umufatiranye bitewe n'uko yamvugishaga. Hari igihe usanga niba yari inshuti wenda y'umukopine wawe cyangwa se y'umuboyfriend wawe, niwe muhise mukomezanya kubera ko nyine niwe muri kuvugana, niwe uzi yuko mwatandukanye n'uwo mwakundanaga, ugasanga ukomeje atari uko wamukundaga, ahubwo ari uko ushaka kuba okipe. Ntabwo rero ari byiza nshuti zanjye, ntabwo ari ibintu tuba dukwiriye nyine gukora. Tuba dukwiriye gutuza tukajya mu rukundo twabanje kubitekereza. Reka nshimire uyu mushuti wacu, kandi nizera yuko igitekerezo cye twacyumvishe, kandi nawe yumvishije inama twamugiriye. Reka mbashimire, kandi mbasaba mutarakora subscribe, nimukore subscribe. Ni Esther Umuhuza. Tugomba kujya tuganira tukamenya muri relationship bimeze bite, urukundo tubona hanze bimeze bite, ni ibihe bibazo, ni ibihe byifuzo, ni ibihe bintu duhura nabyo muri rukundo. Abamama bimeze bite, abakobwa bimeze bite, abasore bimeze bite. Abantu basigaye bavuga ngo nta rukundo rukibaho. Ni imagine, nta rukundo rukibaho, ngo nta bana beza bakibaho bazima ngo bafite umutima, kandi barahari, ahubwo nuko dusigaye dufata ibintu byose nkaho nyine ari kimwe. Ese koko nawe ubona ari byo koko nta rukundo rukibaho? Urukundo rurahari. Rero reka tureke ahangaha. Umushuti wacu ndakeka ko yasubijwe, kandi namwe muzabicisha muri comment mumugire inama. Ese koko afatireho, akomeze yihangane, akomeze arwane, arebe yuko yakongera akagera kuri uwo muhungu yakunze, cyangwa se atuze arebe ko yazabona urundi rukundo? Muzatubwira muri comment. Reka mbashimire cyane. Samwe mutarakora subscribe, kora subscribe. Nshimira cyane mwebwe mwakoze subscribe. Reka tujye duhorana nakagaruka.